gihugu cy'u Rwanda ahazwi nka 12 ugana 15 hano hafi yo kuri Fonex hano kuri station ya Kanombe aho motari yikubitaga mu mukingo ndetse ikamyo yamuhutaje yikubita mu mukingo motari akubita umunyamaguru aramuvuna ariko muri kubibona ku mashusho yanyu motari arimo aramufata kugira ngo arebe nimba atakomeretse. Muntu utarakora subscribe ku numero YouTube channel wa Kidasamura Movie warahombye nkubwire ngo warahombye. Iyi ni ncamake y'amakuru reka tugaruke n'amakuru yacu mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka 12 ugana 15 motari yasekuye umunyamaguru. Motari yasekuye umunyamaguru bigenze bite ikamyo yazaga yirukanka umumotari ashaka gudepasa ikamyo arangije ahitagwa munsi y'umuhanda nibwo yakubitaga umugenzi biturana munsi y'umuhanda ubwa motari bazaga bahurura ari benshi bareba yuko nta muntu wapfuye ariko uno munyamaguru yakomeretse nago ari bubasha kugenda nibwo no munyamaguru yazamutse gake gake ngo yumve yuko agifite mu bunyabuzima cyangwa agifite ubuzima mu mubiri wiwe nibwo yagiraga hano ku muhanda abamotari benshi baraparika barahuzura babaza ibyabaye. Nibwo motari yafataga telefoni atakira hamagara polisi nyaboneka nimba wakomeretse kugira ngo bagufashe cyangwa nanjye baze batujyane nje kukuvuza. Gusa umunyamaguru avugaga ngo nabirenze motari ntugire ikibazo ibi bintu bisanzwe bibaho ni impanuka nk'izindi zisanzwe nkuko mubiza abamama bagira umutima mwiza n'amaranga mutima meza. Motari yamworoheye ariko motari agomeza amufata kubwira ati mama nimba wagize ikibazo reka nkujyane kwa muganga. Umumama aravuga ati reka numve nimba mbasha kugenda ndebe nimba kujya kwa muganga koko byaba ari byo cyangwa cyaba ari igitekerezo kizima. Nibwo abamotari bazaga bahaparika babaza ibyabaye bavuga ngo ninde wapfuye ninde ariko umumotari akavuga ngo ngewe mpunze ino kamyo kubera yuko yari igiye kutugonga kugira ngo tujye mu ikamyo mo hagati y'ikamyo tugonge tube twabura ubuzima nibwo nanjye nitabaraga imoto ngajugunya munsi y'umuhanda. Niko guhitana uno munyamaguru ndikuvuga ngo umugenzi motari yarahetse aracyarambaraye hariya bivurwa yuko yakomeretse cyane ariko motari urabona ko yahagurutse no munyamaguru. Ni gute noneho umuntu yarahetse atari kubasha kubyuka? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbibabwire umuntu ugize ikibazo kwano makuru waduhamagara kuri nimero yacu ya 0788430285 ushaka gufasha ushaka kugira igitekerezo utanga. Mu minsi iri imbere hari kampanyi ishaka abakozi ndaza kubahereza nimero z'iyo kampanyi muze kuyihamagara ije ibaha akazi. Tarike 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 hazabera ibirori muri BK Arena. Abahanzi batandukanye bazahataramira ariko reka two kuvanga amasaka n'amasikaramenno reka tugaruke kwino manuka yabaye tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Iyi manuka yabaye ahashyira saa 8 za nijoro nkuko mubibona mu mashusho twafashe murabona ko atagaragara murabona ko no mashusho araya nijoro namwe. Iyi manuka niyo mumotari wahungaga ikamyo ndetse yisanga yagonze umuntu amukubita munsi y'umuhanda abasha kugira ikibazo gikomeye ntago ari kubyuka ariko umunyamaguru yagonze we urabona ko ari kumusindagiza avuga ngo jya kuri moto tugende nimba wangiritse cyangwa wakomeretse cyangwa ufate polisi uyihamagare izibashe kudufasha cyangwa mbwire mpamagare ambulance ibashe kutugeraho igubutabazi bw'ibanze. Abamama murabizi nago bakunda kugora ubuzima nibwo bavuze ngo reka ngende gake numve nimba nta kibazo mfite motari nigendere kuko ndabizi bibaho ibyisi ni gatebe gatoki nanjye ejo n'ejo bundi nagukorera ikosa ukambabarira. Moto nyinshi zari ziparitse aho ngaho zibaza uko byagenze abamotari bamwe na bamwe bagenda badashaka kuvugisha mugenzi wabo kandi urabizi ko abamotari bakunda kugirana urukundo bahurira mu bibazo bitandukanye ariko iyi mpanuka yo yari karahabutaka. Iyi KBS irimo iducaho iyi KBS mubona nayo yari igiye kugonga uno mumotari ariko motari abasha guhunga iki KBS. Impanuka zikomeje kuba nyinshi mu mujyi wa Kigali ubwo ibinyabiziga bikomeje kwiyongera mu mujyi wa Kigali uko ku munsi hiyongera imodoka zigera muri 25 zinjira mu mujyi wa Kigali. Ukibaza ngo umwaka wa 2026 bizaba bimeze bite ubwo imodoka ari nyinshi gutya bingana gutya gahanda kabaye gatonya impanuka ari nyinshi mu muhanda kandi impanuka nyinshi ziterwa n'abamotari. Uzacunga impanuka nyinshi ziterwa n'abamotari muri rusange. Muntu utarakora subscribe ku numero wa YouTube channel Kidasamura Movie nkubwire ngo warahombye. Muntu ugize ikibazo kwino nkuru cyangwa ko makuru tuba twafashe
waduhamagara kuri za nimero dusanzwe tubaha, cyangwa ugatwandikira, cyangwa ushaka kudufasha, cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, cyangwa ushaka akazi k'ubunyamakuru, nabwo ndaje tubahereze nimero muzajya mushakiraho service zose zitandukanye. Aya ni amakuru ngiye nabagezagaho, urinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banze kuzana rya Kidasamura Movie. Imana ibaha ubuzima, ibaha amafaranga, ibaha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muntu urwaye, muntu urembye, Imana ikurendure. Muntu urwaye, muntu wabuze icyo kurya, wabuze icyo kunywa, Imana iguhe icyo kurya, iguhe ndetse n'icyo kunywa. Muntu urwaye, muntu udafite epfo na ruguru, muntu wabuze icyo urya, Imana iguhe ibiryo. Muntu urwaye uri mu bitaro warihebye, Imana igusubize ubuzima. Mu izina rya Yesu banje kubasengera, kubera yuko ngiye ndi umuntu wizera Imana kandi ukunda Imana. Imana ijye ibaha umugisha nk'uko mukurikirana amavideo yacu. Imana ijye ibarinda. Nawe uri kureba ino video, Imana ikurinde kandi unsuhurize madamu n'abana. Kandi namwe ndabashuhuje, ariko iyi channel ya YouTube yacu ya Kidasamura Movie, mukore subscribe mwa Abanyarwanda, mwituke twibanira umunsi ku munsi. Murabizi Abanyarwanda turangwa no gufashanya, urukundo ndetse impuhwe ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Murabizi ko Abanyarwanda tugira urukundo, tugira ndetse ubuzima buzira umuze. Iyi yari inkuru nabagezagaho ngewe urinzwe n'Imana Emmanuel. Tugaruke mu karere ka Rulindo, habereye naho impanuka hashyira saa 4 z'amanywa. Iyi mpanuka yahitanye abantu 2, abandi 5 barakomereka. Nanone tugaruke mu karere ka Nyamagabe, humvikanye umumotari wasekuye ipoto ryo ku muhanda. Iri poto ry'amashanyarazi rihita rigwa. Byumvikana ko uyu mumotari ntacyo yabaye, ariko moto yo yahasize ubuzima. Reka tugaruke mu mujyi wa Kigali, aho inteko njyanama ishinzwe ibigo bitandukanye